reka mbasuhuze kandi mbifurije amahoro y'Imana. Imana nyir'imigisha myinshi, Imana nyir'imbabazi, yabahundagazaho imigisha yayo kandi uburinzi bwayo bukomeze kuba kuri mwebwe. Iyi rero ni ya gahunda nk'uko bisanzwe tugiye kujya tunyuzaho ubutumwa mu ndirimbo, mu bihangano abaririmbyi batandukanye mu madini atandukanye baba bararirimbye kugira ngo batambutse ubutumwa. Niyo mpamvu rero nongeye guha ikaze abayisilamu bose bari hirya no hino, abadivantisite, abaprotestante, ADPR, Methodiste, Zion Temple, abakatoliki ndetse n'abandi hirya no hino. Ubutumwa bwiza baba baratanze rero mu ndirimbo tuzagenda tubirebaho mu buryo bwo kugira ngo twe kumva indirimbo amajyejuru gusa, maze duhaguruke twumva injyana muri yaririmbye nyamara tutumvishe ubutumwa buyirimo. Nongeye gusubiza kandi abaririmbyi, amakorali, abahanzi ku giti cyabo baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Imana ibaha umugisha kandi bakomereza impano. Tuzi yuko ubutumwa mutanga muri izo ndirimbo bufite akamaro kandi bufite icyo bukora ku babwumva. Reka rero nongeye nsuhuze n'abandi baririmba indirimbo zisanzwe ariko batambutsa ubutumwa bw'urukundo, namwe Imana ibaho umugisha. Ndi kumwe rero n'umuvandimwe wanyu MG Nshimiyimana Daniel. Reka rero mbifurize amahoro y'Imana kandi imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe mwese aho muri hose ndetse n'imiryango yanyu. Reka dutangire indirimbo yacu uyu munsi, indirimbo ya Happy Lick Family, indirimbo iri mu njyana y'Ikirundi ariko ushobora kumva ubutumwa burimo, indirimbo nziza cyane nakunze ku buryo bwose utabyumva ukuntu nayikunze. Irimo amagambo meza, indirimbo bicaye bakitondera mu mashusho meza. Ni indirimbo rero bashatse gutambutsamo ubutumwa bwiza bw'urukundo, aho berekanye ko ushobora kurara uryamye nyamara iyo uraye uryamye ntutekereza ko hari abaraye bicaye, waba urayiriye neza ntutekereze ko hari ababuraye, ndetse mbese ukitekerezaho. Ariko nyamara tuba dukwiriye kugira urukundo, tugatekereza kuri abo ngabo bari hirya no hino bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo tugire icyo tubafasha. Mwumvishe rero iby'intambara zo hirya no hino, kandi usibye n'intambara ahadukikije hari abantu benshi bafite ibibazo, babuze ibyo kurya, nyamara twebwe tubijya tukabijugunya. Ahubwo ugasanga icyo dushyizeho umutima ni ukuri cy'abantu kujya gusenga, gutanga icyacumi, amaturo, nyamara urukundo hagati yacu tukagwirengagiza. Dukwiye rero kwigisha imibanire y'abantu n'abandi, urukundo hagati y'umuntu na mugenzi we, maze tukagirana neza. Dore ko intumwa y'Imana Muhammad ndetse n'umwana w'Imana Yesu Kristo bose icyo baje bigisha ahanini yari urukundo abantu bakwiye kugirana hagati yabo. Bene data rero, reka dufate uyu mwanya twumve iyi ndirimbo, numara kuyumva uyitekerezeho maze uze nawe kwifatira umwanzuro. Indirimbo nziza cyane, reka mpe karibu Happy Lick Family mu ndirimbo yabo nziza y'ubutumwa bw'urukundo. Imana ibaho umugisha Happy Lick Family kandi ibakomereza impano. Kuba kwisi ushobora kurara uryamye, abandi baraye banyagirwa. Ushobora kurara uriye neza, abandi batubitse umukanda mu nda. Burya isi ntisakaye, nawe byahinduka ukanyagirwa. Nawakoreye ku isi ngo yunguke, bose barinda bapfa
ihembazero nta muhinga n'umwe wo kuyibako. Umuhinga n'ukorera Imana akareka guhahamira iby'isi, akuzura urukundo Yesu adusaba, agakunda busana cyaguye. Gerageza ubwira urukundo, udafise urukundo ntazobona Imana. Ijuru dukorera si imyabarega, Imana izopfe guhindura uwo ari we wese arikoreye ngo itege umuriro. Tubeshe Imana ngo turasenga, ijuru dukorera si imyabarega, Imana izopfe guhindura uwo ari we wese arikoreye ngo itege umuriro. Ugisi ihembazero nta muhinga n'umwe wo kuyibako. Rero ni amagambo meza bakoreshejemo akomeye umuntu akwiye gutekerezaho. Burya ngo umuhanga ni umuntu ukorera Imana akareka kurarikira iby'isi, akuzura urukundo Yesu adusaba, agakunda bose atarobanuye. Gerageza rero ugire urukundo mu byo ukora byose, ko udafite urukundo ntazabona Imana. Ijuru rero rikorere ntabwo ari ikimoteri ngo Imana izapfa gushyiramo ibyo ibonye byose, ariko burya urukundo niko dukwiye kuturanga mu bintu byose. Niba iyi ndirimbo igukoze ku mutima, urajya hasi muri komenti wandike ubutumwa uha abantu basomye Korowani, abasomye Bibiliya, hari ubutumwa mwagiye musoma buvuga ku rukundo kugira ngo tubisangize n'abandi. Rero mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Umuginji Imana Daniel. Ubwo rero indirimbo yo nakagaruka nawe utaha. Ugisi ntisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa, ikibazo cy'abasenga ni benshi ariko ububi bukabandanya bwiyongera. Tudakijijwe Imana izoduhana, yo yica urubanza itarenganya. Tubeshe Imana ngo turasenga, ijuru dukorera si imyabarega, Imana izopfe guhindura uwo ari we wese utarikoreye ngo itege umuriro. Mana icyo ngusabye